bagabitwa umutuku baba umutuku cyangwa se nta nubwo baba ari umuhondo. ntabwo ari umuhondo. Perezida wacu ubushize yavuze ngo abantu bisiga amavuta bagenda bakamukororombya. Ni umukororombya ntabwo ari umutuku nta n'irindi ni umukororombya. Uri nyir'urugo yego ndabyemera ko uri umugabo ariko ntabwo uyobora ubuzima bwanjye ku buryo n'uruhu rwanjye kurufataho. Bakunda kuvuga ngo uburenganzira bwawe aho bugarukira niho ubwa mugenzi wawe bugarukira. Kandi ntekereza ko mu rugo mu muryango hakabaye habaho kumvikana mukabalansinga impande zombi none mukareba igifite icy'ingenzi kuruta ikindi. Nubwo uburenganzira ari ubwe ariko narebe nta kintu yinjiza. Ikindi hari ibindi bintu abana bakeneye kwiga. Credit ya banki ikeneye kwishyurwa. Byose biri muri favor yiwe nk'umudamu. Ariko umugore hari aho agiye akavuga ati ngewe amafaranga narayaretse sinkiya gusaba iyagomane. Ariko umugore afite ngewe nzayishakira muri buryo bwanjye. Hanyuma se azayishakira mu buhe nyine niho handi urugo ruri busenyuka kuko umugabo ntago azamwizera azamwereka aho yakura kandi ntakaza afite. Nonse abantu mukesha ubundi abantu bashaka kukwita neza mukorogo bayita mukesha kugira ngo bititwa ko ari igitutsi. Mukorogo bayita mukesha. None mva ngo umuntu utarayisize ntago abakeye. Nicyo baba bashatse kuvuga. Bakunda TV tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko mutangiye kubimenyera ndi kumwe n'abandi tuganira hano dufatanya kuri Bakunda TV. Ndi kumwe na Tonzi na Moses Value ariko hanga ibyo mu munsi ntibakoreye. Tugiye kugeza ikiganiro cy'umuryango uyu munsi nicyo tubivugeho ku muryango. Ubwo Tonzi arabidufashamo nkuko maze kubimenyera ariko turaza kuganira ku nkuru ariko twumvishije cyangwa se tuzahiherereye ariko tutavuga amazina y'abantu ifitanye isano no kuba hari amakimbirane yavuka mu muryango ariko urebye ashingiye ku mavuta ya mukurugo. Amavuta nabwo atemeye mu Rwanda yaciwe ariko nubwo yaciwe bwose arahari aragurwa mu buryo bwa fraude ndetse yaranahenze. Rero nubwo bavuga yuko ashaka gutera uburwayi nubwo bavuga yuko atari meza ariko no byageze no mu muryango no gusenya ingo cyangwa se umuryango nyarwanda. Ubwo turaza kuganira mu kiganiro cyagutse hanyuma nawe muzagende mutubwira mu bitekerezo tujye n'inama bano bantu dushingiye ku bitekerezo byanyu cyangwa inama zanyu. Murakoze cyane rero Tonzi tuguhaye ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Tonzi rero dutangira ikiganiro cyacu hari umuryango hano hanze hano mu murenge wa Masaka ntabwo tuvuga gace ariko ni mu murenge wa Masaka ku murenge wa Masaka ni umurenge munini yego. Hari umuryango ufitanye amakimbirane ashingiye urebye kuri mukurugo. Ni ukuvuga ko hari umugabo ufite umugore n'abana batatu wumva ari umuryango ufatika. Umugabo afite akazi arakora cyangwa umurimo ariko umugore nta murimo wo hanze afite akora. Ni ugufatanya n'abakozi mu rugo mu kubungabunga umuryango mu rugo nabyo ni akazi rero kwita ku rugo umutima w'urugo. Barapfiki rero amakimbirane umugabo ahembwa neza ku makuru ufite ahembwa amafaranga 800. 800 ni salary nziza ukurikije imishahara y'hanze y'abanyarwanda tuzi. Umuntu ahembwa amafaranga 800 ahembwa umushahara mwiza yego. Ariko ikibazo kigatera gityo ahembwa amafaranga 800 ariko afite imodoka afite n'inzu bakatamo biri muri credit cyangwa se inguzanyo barabakata. Afite abana 2 biga undi umwe ntago yiga ntabwo atangira ishuri cyari mutoya. Amakimbirane rero bigasa nkaho bishingiye ko
mu kwisiga mu korogo usibye no guhindura umuntu nk'uko umugabo bivuga akahindura bigatandukana n'uko yamushatse ameze, ariko hari no gusesagura umutungo, kandi ibyo asabwa ari byinshi mu muryango kugira ngo umuryango utere imbere. Intandaro ikaba yongeye kandi n'umugore nakuvura uburenganzira bwe agomba kwisiga mu korogo. Ubu noneho rero ngo yaranayibuze ngo yamagene uruhu rwangirika none amakimbirane yaravutse, kandi ngo agomba kwishaka. Bivuze yuko kwishaka wajya uvana ayishakira ahandi. Urumva ko byafashe n'isura. Amakimbirane rero arimo ashingiyeho ngaho. None Tozi, ubundi mbere yuko tujya mu kiganiro nyezina, ubundi hari amabara y'inka. Akenshi mu kinyarwanda bita inka ukurikije inkomoko yayo cyangwa ibara ryayo. Inka ikaba ibihogo, inka ikaba isine, inka ikaba umusengo, inka ikaba icyasha, inka ikaba za gitare, kibamba. Ariko ubu hari abandi mu bindi giceho babyita Iburasirazuba, za Mayenji, Shamayitu n'ibindi bigira amazina yabo, nabo za Mpuga n'izindi za Gisa, nabo bafite ukuntu babyita, ariko urumva ko inka ifite ukuntu yitwa. Burya n'abantu rero nko muri twebwe mu kinyarwanda ubusanzwe abantu turi abantu, ariko tugira natwe inyito ishingiye ku ruhu bitewe n'uko umuntu asa, ku ruhu rwe rusa. Bakavuga ngo uyu muntu arirabura, cyangwa ni imibiri yombi, cyangwa se ni inzobe. Ariko tukageramo n'abandi bantu bagira uburwayi bw'uruhu, ngo ni banyamweru, niko bagita mu minsi yashize. Ariko ubundi ni indwara abafite uburwayi bw'uruhu. Iyo bishyize mu korogo, hari n'abantu b'inzobe bayisiga, nta imibiri yombi bakayisiga, n'abirabura bakayisiga. Ubwo basaba ati bitwa iki? Gusa twabita ikira. Ubwo bitwa umutuku. Baba umutuku cyangwa se nta nubwo baba ari umuhondo. Ntabwo ari umuhondo. Perezida wacu ubushize yavuze ngo abantu bisiga amavuta bagenda bakamukororombya. Ni umukororombya, ntabwo ari umutuku, nta n'irindi, ni umukororombya. Ni umukororombya. Amabara yose aba yivangavanze. Ugasanga nabyo rero hanze aha ngaha, kandi utabikoze nawe muri kino gihe yumva nyangwa atari umukobwa mwiza, akabuze ngo batushe imbaraga. Rero hari ikintu nge nzi kuri mukorogo. Mukorogo bayishyire muri ribu ifata ngo ibiyobyabwenge. Yego. Mukorogo nayo iri ku rwego rw'ibiyobyabwenge. Uti gute? Ariya mavuta wabonye ko yaraje mu Rwanda, igihugu cyacu kitaramenya ko yangiza uruhu, barabareka barayakoresha. Umuntu yakoresheje uw'igikara uwirabura nk'uko babivuze, arayakoresha akaba inzobe. Uw'inzobe nawe akayakoresha ngo ashaka ko ngo utuntu ngo tuduki, nyine abadamu tugira ukuntu nyine tuba uwirabura se akoresha ab'inzobe. Yego, inzobe agasana wa undi dusanzwe tuzi ko ari inzobe, aramukesha nyine, niyo mpamvu bayita mukorogo. Gukesha ni ijambo rikomeye. Yego, nonse abantu mukesha, ubundi abantu bashaka kwita neza mukorogo bayita mukesha kugira ngo bititwa ko ari igitutsi. Mukorogo bayita mukesha. None mva ngo umuntu utarayisize ntago abakeye. Nicyo babashaka ko mukorogo iri mu biyobyabwenge, nabyo nayo bazajya bayibarira mu biyobyabwenge. Mbisobanure muri ubu buryo. Umuntu wese wayikoresheje ntashobora gupfa kuyireka. Yego. Ariko birashoboka ko numvishije hari umugore uvuga ngo we ngo yatwite ngo ntabwo ashaka kwisiga ngo kunda. Yasiga handi ukunda nayo. Ngo ni ikiyobyabwenge ariko gifite n'ingaruka. Impamvu ngende wibarire mu kiyobyabwenge ni ukuvuga ngo umuntu wayisize ntagapfa kuyireka. Ikindi cya kabiri, ifite ingaruka nk'uko ibindi biyobyabwenge byose bigira ingaruka. Impamvu atayisiga akunda ni ukuvuga ngo habayeho ko abyara bamubazi, ntago ruriya rudodo rwafata ku ruhu rwe. Uruhu rwa ngo uko wisiga mukorogo, kushe y'uruhu igenda ivaho, hakavaho kushe ya mbere, ya yindi tuvuge niba wiraburaga cyangwa se wari imibiri yombi nkanjye,
kushe y'imibiri yombi kavaho hakaza nyine umuntu wisiga mukorogo agera hakaba inzobe completely kuko agera akajya sigaho n'utuntu uvuga ngo inzobe bivugitse abantu bose b'inzobe bwo bagenda muri mukorogo oya hari n'abantu b'inzobe bayisiga vuga abantu batukura okay reka tuvuge abantu batukura ahita umuntu utukura ntaye n'ingiti wabona ahita umuntu utukura kuko bagira n'akandi kantu ngo basigaho bene nk'aha nko mu mavi hano ku ntoki haba hasa black akahasiga ngo naho mu ngingo cyangwa se ngo abayisiga mukorogo itari original iyo wayitangiye ukabona utangiye kubona mu mavi hadasa ku ntoki hadasa hari yindi wongeramo none nayo igatuma hose hasa nyine ukaba umutuku neza ntago rero nukuvuga ngo habayeho ukoze accident tureke n'uwo ngo ugiye kubyara uramutse ukoze accident tuvuge bikaba ngombwa ko akaguru wenda ntikaveho ariko biraza gusaba nyine ko habaho kudoda ntago urudodo rura rwo kwa muganga rufata kubera ko kushe y'uruhu iba yararangiye bayishyiramo ikanyerera rero ni ikiyobyabwenge kandi gifite n'ingaruka ni nk'uko ku itabi bandikaho ngo itabi niribirica kandi abantu bakarinywa babizi neza ko ryica na mukorogo nuko ntago rero yabura ntago nge byantangaje kuba yaba iri mu bigiye kuza gusenya umuryango nyarwanda kuko niba umuntu azi umugabo w'amafaranga yinjiza kandi azi ko wadakora arisiga mukorogo wavuze 50,000 buri cyumweru ngo icupa ry'amavuta rigura amafaranga 50,000 bya buri cyumweru ruvuga ngo mu kwezi akoresha 200 kandi nta kintu yinjiza ubwo se niba aticaye ngo ikindi cya kabiri kongeraho ikintu ati ngewe njya kurambagiza n'ubushatse wirabura kandi mu byo nakundaga nabyo byari birimo nuvuga ngo umuntu agukunze wirabura cyangwa uri imibiri yombi wowe ugiye kwihindura first of all ugiye kumutera kukwanga no kukuzinukwa uri no kumutera stress zo kwiyongera ekonomi ye uri kuyigabanyura kandi mu by'ukuri ayo mafaranga mufite ibindi bintu byinshi by'umumaro ariko n'umugabo n'umugore baravuga ati nayo uburenganzira bwanjye ngomba gusa uko nshaka kuba warankunze tukabana uri nyir'urugo yego ndabyemera ko uri umugabo ariko ntabwo uyobora ubuzima bwanjye ku buryo n'uruhu rwanjye kurufataho bakunda kuvuga ngo uburenganzira bwawe aho bugarukira n'aho bwa mugenzi wawe bugarukira kandi ntekereza ko mu rugo mu muryango hakabaye habaho kumvikana mukabalansinga impande zombi noneho mukareba igifite icy'ingenzi kuruta ikindi nubwo uburenganzira ari ubwe ariko narebe nta kintu yinjiza ikindi hari ibindi bintu abana bakeneye kwiga credit ya banki ikeneye kwishyurwa byose biri muri favor yiwe nk'umudamu ariko umugore hari aho agera akavuga ati ngewe amafaranga narayaretse sinkiya gusaba iyagumane ariko umugore afite ingenzi ayishakira mu buryo bwanjye hanyuma se azayishakira mu buhe nyine niho handi urugo ruri busenyuka kuko umugabo ntago azamwizera azamwerekaho aho yakura kandi ntakaza afite siho handi umugabo azamukeka ati uranca inyuma se amubwira ati dutandukane birangire umuntu agira avandimwe n'inshuti ariko abavandimwe n'inshuti bahora baguha 50,000 bya buri cyumweru umugabo wawe yananiwe kuguha urugo rurasenyuka mutubwire uko mubitekereza ese uyu mudamu tumugire inama umugabo tumugire inama mutubwire ubundi kuri abo hari babiri ninde uri mu mafuti ninde uri mu ngo muzima ninde ukwiye guhinduka muri abo ngabo ninde ukwiye kugirwa inama tumuhe ihe nama mudufashe natwe tuzamugezeho turashaka kugira tumuganirize tumwegere tumugire inama ariko mu bitekerezo rwose ese mu by'ukuri mukorogo yakabaye impamvu yo kugira ngo urugo rusenyuke ese koko mubibona hanze ahangaha mukorogo azaba ari ikibazo usibye ko tumaze kubona ko ari ikibazo ku ruhu rw'umuntu ku buzima bw'umuntu no ku gihugu muri rusange ko kitanabishaka kibirwanya ko banavuze ko inyungu z'umuryango nyarwanda n'umubiri w'ubuzima bw'umuntu muri rusange koko ngo byagaragaje ko ifite ingaruka atera kanseri yego uruhu rurapfa bivuze ngo usibye ko nibwo tuyibona ese koko abantu mukorogo yaba ikibazo cyo guteranya abashakanye mu muryango bagakimbirana namwe mwatubwira tubanza kumeza atugira inama muri abo bantu bombi none umva ikibazo gihari ubundi abaho igipfamubiri n'igipfayongo n'igipfamutima ubwo babaye igipfamubiri ubu ni ukuvuga yuko abantu bisiga mu mukorogo baba babaye igipfamubiri kuko habuze inyito yabo ni ukuri ni ibipfamubiri kubera ko umubiri Imana yaguhaye nge hari ikintu nkunda kubwira abantu igihe cyose umenyereje
wimenyereje ikintu utazahora ubona noneho ukagerekaho kwimenyereza ikintu kigufiteho ingaruka uba ushyize ubuzima bwawe mu kaga sibyo njye rero uyu mudamu nko warubwiye ngo nkomeze uyu mudamu niwe nagira inama niba akunze umugabo we akaba akunze urugo rwe akakunze abana be mukorogo kandi bakaba yikunze yego mukorogo yayireka akegera abaganga bakamugira inama bakamuha andi mavuta ari bubashe gusubiza ku murongo uruhu rwe kandi famiye yikongera ikazamo amahoro n'umutekano. Ese buriya to iyo yayiretse kuyisiga birabanza nabyo bikakugiraho ingaruka ariko wegereye abaganga ntekereza ko bagufasha nta makuru ahagije mbifiteho ariko mu bwenge bwanjye uko ntekereza yuko wegera abaganga b'uruhu bashobora kuguha andi mavuta ashobora gusubiza ku murongo uruhu rwawe niko njye mbyumva umudamu nacishe makeya yumve ko umugabo aruhira urugo. Abakunzi babakunda TV mwakoze cyane kudukurikirana kandi duhe n'ibitekerezo kugira ngo dukomeze kubaka umuryango nyarwanda dufatanye twese hamwe ho kugira urwitwazo ndarumwe rubaho kugira ngo umuryango usenyuke kandi nta mpamvu. Tonzi yakoze cyane kudufasha kuri ikiganiro na Moses yakoze cyane nanjye Anduru nari mubaye ubwo naho ubutaha ciao ciao.